wagitera hamwe kimwe wowe kwishanya ngaho. Sasa ndagira ngo mbibariza akabazo gato cyane, wowe urimo urareba ino video ngiye umva banyita Jimmy wanyu. Ese iyo wumvise ano makimbirane, ese iyo wumvise amakimbirane ari hagati ya Bosco Empire n'umuntu witwa GASUKU Media TV, ukaza kongera ukumva amakimbirane ari hagati y'umuntu bita Magashi, ukongera ukumva n'umuntu witwa Ndahiro Valence Papi nawe yarabijemo, ibi bintu utekereza yuko biterwa n'iki? Ese utekereza yuko ari ibyo ngibyo gusa? Ese wowe iyo bitekereza cyangwa se bibonye bano bantu bari gutukana ku mbuga nkoranyambaga, utekereza yuko biterwa n'iki? Rero sasa ndagira ngo mbanze nkumvishe ku ruhande rwa buri umwe, nkumvishe Bosco Empire ari gushishura umuntu witwa Magashi, nkumvishe Magashi nawe ari gushishura umuntu witwa Bosco Empire avuga imva n'imvano yiwe, bazanamo n'ibintu by'amacakubiri, bazanamo n'ibintu bya genocide, ibintu nk'ibyo ngibyo twebwe tuba tutazi nyine ngo biba byarahereye hehe amakimbirane yabo, tutazi ngo biba biterwa n'iki. Mbega twebwe tuba turi inyuma y'amarido. Ndagira ngo nkumvishe Ndahiro Valence Papi, nkumvishe Magashi, nkumvishe GASUKU Media TV, nkumvishe n'umuntu witwa Bosco Empire, ugire nawe ikintu ubitekerezaho. Rero sasa numara kumva bano bantu, ubu ngo nukuvuga ngo ngiye kubigusesengurira, mubwire buri kimwe, mubwire buri kindi. Ewana kuravana umaze gusobanukirwa ikintu gitera no makimbirane ibi byihishe inyuma, ugiye kuvana umaze kubisobanukirwa neza, mubwire abantu baba bari inyuma y'ibi bintu byose muri kubona ku mbuga nkoranyambaga bya Bosco Empire. Ibi ngibi rero nibyo ngiye kugusesengura, nkakubwira detail zose, nkakubwira n'abantu babari inyuma, bamwe na bamwe muri bo kandi baba bamaze kwishyurwa bakabwirwa ibintu bagomba gutangaza ku mbuga nkoranyambaga. Rero ibi ngibi nibyo ngiye kukubwira, reka nkumvisha Bosco Empire. Umva Bosco Empire ibintu yatangiye atangaza. Ariko ngira nababajwe no kubona umuntu ufite umutwe upima ibiro 50 ariko afite ubwenge burimo amazi. Game over. GASUKU reka ngiye nkwerevuze ngo umwami wa episode we GASUKU rwose ngukurira inzira no kumurimo nibi byo bintu wabitekerezaga wowe, nta na kimwe kijana cy'ubwenge mfite we GASUKU ugize gute ufite, kubera amagambo y'ubugoryi ukomeje kugenda uvuga. Ufite umutwe munini bro, ukoresha ubwenge bwawe ukoreshe neza, ureke kuza kunyijundika. Uranyijundika hejuru y'iki? Urakubita imitego abantu baryamye, wagiye gukubita imitego abantu bahagaze, wababuze. Ubwo ngubwo ngiye urangendaho bize ku mpombye iki, bize kungiraho ngaruka zimeze zite? Uretse icyo bita intambara yeruye kuri iyi mihanda, ibintu bikaza bikaba amaraso. Uravuze ngo umwami episode we GASUKU rwose ngukurira inzira no kumurimo nibi byo bintu wabitekerezaga wowe, nta na kimwe kijana cy'ubwenge mfite we GASUKU ugize gute ufite, niyo bakongera imyaka 1000 mu iyisi nta nari mushobora kuzigira utekereza nkuko ngewe Empire ntekereza. GASUKU rero umve ibintu yatangaje kuri Bosco Empire. Bosco uzambabare ngewe umbwiza ukuri, nkiyo ugenda ugafata ifoto ya His Excellence ku thumbnail byawe ukajya kwishyira mu bintu by'uburofa, njya mbona hariya ifoto ya Dr. Murangira mukayideforma mu kuntu maze mukayitereka hariya, ibititire biteye ubwoba bigize gute? Bosco ntago uri umuntu muzima, wowe watwihishemo cyane. Ariko njye narakubonaga the way wakoragamo inkuru, ngewe nagiye nkudutaho aho nkavuga nti wasanga harimo arishakira amafaranga n'ibiki byose. Aho ugereye hanze aho ngaho mu gihugu cya Uganda, amabara urimo urakora, ndagira ngo nkumenyeshe ko ibyo bintu Bosco, ibyo bintu ndashaka kongera guhaguruka. Narabihoreye ntago nari nkirimo ndatravelinga mu buryo bugiye butandukanye kugira ngo mbanze kwanza ni waboni wape adhabu mzipate ilivyo. Aya ese ndagira ngo nkwibariza, wowe iyo wumvise ano makimbirane ya bano banyamakuru aba influencer bo muri showbiz nyarwanda, ukumva amakimbirane abafitanye hagati yabo, ukeka yuko ari ibyo ukeka yuko ari abigarukira, ukeka yuko ari ugutwika, utekereza iki we mu mutwe wawe? Ibi ngibi nibyo rero ngiye gusesengura nkabikubwira kuva kuri kimwe kugeza ku kindi. Wowe wicare hano ukande subscribe unkurikire, ugiye kuva hano usobanukiwe ijambo kuva kuri kimwe kugeza ku kindi kabisa, mbigusobanuriye neza byose. Ubwire inkomoko y'ano makimbirane, mubwire n'ikibitera, mubwire kandi n'icyakorwa kugira ngo bihagarare.
ewana wowe icyo usabwa n'ukanda subscribe ubundi ukankunda kandi ukanankurikira ngiye banyita Jimmy wanyu reka twikomereze rero sasa tubanze twamamazemo gakeya abantu mutabonye zino video ngiye kuvuga kabisa munyandikiye kuri WhatsApp yanjye ubundi nzibahereze WhatsApp uri kubona kuri screen yawe abantu mutabonye video y'uyu murundi kazi abantu mutabonye video y'umuramyi abantu mutabonye video za Baritazari abantu mutabonye video za Emeline abantu mutabonye video y'uyu nguyu yitwa Jihana abantu mutabonye video ya Diane kabisa ewana izo video zose ndazifite abantu mutabonye video y'uriya mu ministeri w'urubyiruko muri Uganda umva n'izindi video nyine muzi z'abastari nk'uyu murundi kazi nawe ino video y'ideri gihanze vuba uyu nguyu uri kubona nawe video irahari ewana izo video rwose mvuze nimba utarazibonye nyandikira kuri 07934417 ubundi nziguhereze tu ubundi ukande subscribe ubundi turye shoretse go duhurire kuri WhatsApp kabisa ubundi ngutemo